rimwe na rimwe mu buzima hari ahantu hatanu umunyabwenge cyangwa se umuntu ushaka umutuzo agomba guceceka. Ntagire ikintu avuga ko buriya guceceka ntago ari intege nkeya, ahubwo n'ubwenge bwo kumenya igihe amagambo adakenewe. Ni ubuhanga bwo kumenya ko umutuzo uvura ibikomere amagambo atavura. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ahantu hatanu cyangwa se igihe cyo gutuza no guceceka mu buzima kugira ngo bigereho bikwambutse. Hari igihe kuvuga ntacyo byongera, ahubwo gutega amatwi no guceceka bikakwigisha byinshi kurusha amagambo. Reka twihuse turebe igihe cya mbere. Wakabaye uceceka ukajya mu mutuzo, aho ugakoresha amatwi cyane ukumva kandi ukumva utuje wacecetse. Igihe cya mbere ni iki ngiki: igihe ubabajwe cyane cyangwa se igihe warakaye. Iyo umutima wawe wuzuye amarangamutima, amagambo yawe ashobora kubabaza abandi. Rero buriya uceceka cyangwa se ucecetse ugategereza umutuzo, uzavuga neza igihe wumvise amahoro mu mutima. Buriya gufata umwanzuro igihe ubabajwe cyane cyangwa se urakaye warangiza ugatobora ukavuga, nicyo kintu ushobora kuzakora kandi ukazakicuza, kuko iki gihe uba uyobowe n'amarangamutima ushobora kuba wakora ibintu bibi. Igihe cya kabiri, gusa ndakwibutsa niba uri mushyashya kuri YouTube channel udukore subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi duhora ducishamo inama y'umunsi itazajya gucika. Igihe cya kabiri ugomba gutuza ugaceceka ukarumira ni igihe utazi icyo kuvuga cyangwa se icyo gukora. Hari ubwo ubuzima bukujyana mu bibazo bikomeye utazi uko wabivamo. Rero buriya guceceka muri icyo gihe biguha umwanya wo gutekereza neza no gusaba ubwenge aho kuvuga. Buriya kuvuga usaza ibindi bintu, nyine hari ibindi bintu. Abantu baraguseka, abantu barakuvuga, ugize ikibazo wihutiye gukibwira runaka ngo mfite ikibazo, mfite iki, ni inshuti yawe, ariko se ko mwahuye muri inshuti, tekereza neza nta bandi mwashwanye, ko muri inshuti uyu munsi nta bantu mutabanye neza mu buzima. Tekereza neza ko n'uwo muntu uri kubibwira hari igihe yamera nk'ababandi, yamera nk'abantu badakunda iterambere ryawe, akaba yagusiga, akaba yaguteza n'ibyago. Kubera iki? Kumubwira amagambo yose, mfite ibibazo ibi n'ibi. Guceceka buriya mu gihe ari ngombwa, mu gihe ufite ibibazo ugomba gutuza ugaceceka. Reka twirebere igihe cya gatatu umuntu w'umunyabwenge cyangwa se umuntu agomba gutuza agaceceka. Igihe abandi nyine badashaka kumva ibyo uvuze. Nta mpamvu yo gusobanurira umuntu utiteguye kukumva. Buriya rimwe na rimwe guhora ucecetse nibwo butumwa bukomeye kurusha amagambo. Hari igihe umuntu umbwira ikintu ntashake kucyumva, ahubwo agashaka kurwanya ibitekerezo byawe, akaba ameze nk'umuntu udashaka kumva. Mbese buri gitekerezo cyose utanze muri sosiyete kandi umushuti yawe, buriya uzana n'umushuti zawe, hari umuntu utanga igitekerezo byanga byanoga agashaka kucyopoza kandi ari inshuti yawe. Nyine agashaka kuvuga ibinyuranye nacyo kugira ngo nyine wenda sinzi niba ari ihanganira mu bantu, simbizi. Rero buriya guceceka ni kimwe mu butumwa bukomeye kurusha kuvuga amagambo menshi. Igihe cya kane wahitamo kwicecekera. Gusa ndakubuza niba uri mushyashya udukore subscribe. Igihe cya kane ni igihe Imana irimo gukora mu buzima bwawe. Hari ibihe bisaba gutuza kuko Imana irimo kugucyurira cyangwa se kugucira inzira nshyashya. Ntuzavuge byinshi cyangwa ngo wihutishe ibintu. Tuza utegereze igihe cyayo, Imana irakora. Hari umuntu ugira improvement iyo ari yose cyangwa se ikintu cyiza gishyashya yagezeho akihuta, reka nshyire social media, reka nyereka abantu yuko hari akantu gashyashya ndi kunguka, hari ibintu nagezeho. Nyamara ntutekereze neza yuko ibyo ngibyo wagezeho hari abantu bitari gushimisha, hari abantu batishimira iterambere ry'abandi bantu.
Rero igihe Imana iri gukora ibintu byiza, ibintu bizima mu buzima bwawe, ugomba gutuza kugeza igihe bo ubwabo kibibwiriye, apana kugenda ukabivuga. Reka twihute tujye ku mpamvu ya gatanu nayo ya nyuma. Gusa ndakwibutsa n'ukuri niba uri mushyashya udukore subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi, ibyiza tuganiriza abantu buri munsi bitazajya bigucika. Uyu munsi twagarutse ku magambo 5 ariko irya gatanu ntaho turarigeraho, aho reka tuvuge ibindi bivuga nyuma nta kibazo. Igihe ushaka kumenya ukuri, igihe ushaka kumenya ukuri ntago kubonerwa mu rusaku. Ubona ukuri cyangwa se kugira ngo ubone ukuri bisaba gutuza, kumva no kureba neza aho ibintu bituruka. Guceceka n'intwaro y'abanyabwenge. Mu gihe uri muri moment y'umujinya, umuntu yagugambaniye cyangwa se ufite ibyishimo byinshi, gusa ushaka kumenya ukuri, umuntu aguhaye ikintu kiragushimisha, ufite ibyishimo byinshi cyane, ariko ntuzi ukuri kw'impamvu akiguhaye, ukaba ufashe umwanzuro ugiye kumwitura ngo umushimire. Nyamara mu by'ukuri yabikoze we yarabitekereje, yanabiteguye kugira ngo ahugwishe mu mutego. Igihe ufite uburakari, hari igihe umuntu aguhemukira atabishaka, atabigambiriye, kuko wihutiye guhita uvuga, ukava mu kera ukamutuka, ukava ahantu nyine ukamubwiza ukuri kose, ukubaho n'ukutabaho. Ibyo bintu nabyo bishobora gutuma ya magambo uvuze amukomeretsa cyangwa se mukabanza. Rero guceceka ni intwaro y'abanyabwenge. Kuko natangiye bivuga isomo bavana amahanga, guceceka ntago ari intege nkeya, ahubwo n'ubwenge bwo kumenya igihe amagambo adakenewe. Ni n'ubuhanga bwo kumenya ko umutuzo uvura ibikomere amagambo atavura. Nk'ibisanzwe iyi ngiyi ni inama y'umunsi, icishwa kuri BIIHE TV. Niba wayikunze, niba wumvishe navuze ibintu by'ukuri, ni ukubera icyo utakora subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi, ibiganiro nyine byomora, ibiganiro bigira abantu inama bitazajya bigucika. Wakora subscribe. Imana ikurinde wakoze subscribe. Turabakunda. Ciao ciao.